Ntuzongere kugura umugati utararebeye video. Ndagusaba mbere yuko ugura umugati mu iduka cyangwa mu butike banza urebe iyi video, kuko ibyo ugura ushobora kubyikorera iwawe kandi ukabikora neza n'isuku nziza kandi bikaza bimeze neza. Ndagiye kubereka rero uburyo bakora umugati. Bifata umwanya mukeya. Akenshi tuba dufite umwanya nuko tutaba tutazi uburyo tuwukoresha. Reka mukurikire ukuntu ushobora kwikorera umugati wawe mwiza. Tukirinda iriya migati tugura ngo irasa neza, iroroshye, kandi ntago tuzi igikoni cyabo bakoreramo isuku, ibyo bashiramo. Akenshi igikoni cya mbere umuntu agomba kwizera ni igikoni cye. Reka mbararikire ku kiganiro nzakora mu bihe biri imbere, mu biganiro by'abantu bagenda bambaza uburyo nafunze mu bihugu bitatu. Nzabibasobanurira icyo mbasaba kugira ngo ibiganiro bitazabacika no gukora subscribe no gusangiza abandi. Reka maze mbereke ibyo ndi bukoreshe, hanyuma rero umugati ukaboneka. Ndakoresha iyo fu y'umweru y'ingano, nkoreshe n'ingiye isa n'ikigina, ifu nziza cyane nayo ndi bukoreshe nyinshi. Hanyuma rero ku bakunda isukari nayo bayishiramo, njyewe sinjya nyishiramo kuko isukari buriya ntago aba ari nziza cyane. Ndakoresha umunyu mukeya n'amavuta, hanyuma rero nshiremo n'uyu musemburo. Umusemburo uwo ari wo wose twawukoresha. Nyuma n'amazi ashyushye ariko adashyushye cyane. Rero tuvange, ndashiramo ifu 1/2 kiriya fu y'ikigina, ariko nkanashiramo 1/2 kiriya fu y'umweru ariko ku ifu y'ikigina, no kuvuga ko gice kiriya fu y'ikigina nashizemo. Hanyuma rero nkahita nshiramo n'ingano n'iriya uriya musemburo, akayiko kamwe, nkavanga neza. Ugomba kuvanga neza kubera ko utavanze neza iriya uriya musemburo nujye hose wagera uruhande rumwe. Shiramo rero amazi yakazuyasi. Impamvu ukoresha amazi yakazuyasi na yindi no kugira ngo itica wa musemburo. Umaze kuvanga neza ariko ukirinda ko bifatana cyane, kubera iriya fu navuze y'ikigina ibishaka yenda gukomera cyane. Niyo mpamvu ugomba kuyoroshya si ukundi no gushiramo amazi. Hanyuma rero nitumara kuvanga cyane, icyo dukora turaza kwibika ahantu hashyushye. Kubika iyo tuvanze ahantu hashyushye. Hanyuma rero umugati ugomba kumenya kugira uriya burobe bwawe bukoroha bihagije, atari nk'igikoma. Ubwo rero mfite amazi ashyushye ahangaha. Icyo amazi ari buze kumfasha, ntibabize nka kwa kundi turya twiyuka, cyane cyane muri ibi bihe bajya bavuga ngo kwiyuka ni byiza kubera cya kibazo natwe twuzi cy'indwara. Hanyuma ndashiramo hariya, mfate uriya burobe mbufunike neza. Nubwo nashize ibitambaro bibiri kugira ngo hatagira umwuka usohoka. Ubwo rero wazamukaga tukongera tukawuvanga, ukazamuka tukongera tukawuvanga. Twabikoze inshuro 3. Ushobora gukora n'ibindi agataho ngaho, kuko bifata nk'amasaha hafi 3 uzamuka ukongera ukawuvanga. Ubu ngubu ni bwo bwa nyuma. Ubwo rero nyuma y'amasaha 3 tucishamo isaha imwe tuvanga. Ubu ngubu ni ubwa nyuma, murebe ukuntu imeze kubera wa musemburo ukuntu umeze. Ko rero ni wo wa nyuma turashiramo, turavanga n'amavuta neza. Twamara kuvanga n'amavuta, ibipimo turabishira hasi kuri YouTube, muze kureba hasi ibipimo byose, ingero zose. Hanyuma rero turashira mu mapanu. Nyuma y'iminota 45 murebe imigati ukuntu yasohotse. Gakonda tubanze tuyisiga amavuta hejuru kugira ngo izane akabara. Ni amavuta asanzwe umuntu yakoresha ariyo yose.
murebe rero ukuntu umeze. Ni umugati ufatitse atari nka wa wundi tujya tugura, ushobora iriya tujya tugura mu mabutike. Umugati umeze neza cyane. Ushobora kugerageza ukabikora. Ndabizi ko ifuru ibigoranye kuwibona ku benshi, ariko abafite ifuru biroroshe kuwotsa. Reka tubashimire hanga kuri Dusangire, tunabararikira kuri ibyo biganiro bizaza biri imbere by'abantu benshi bagiye bambaza. Wibuke gusa gukora subscribe no gukanda akanzogera kugira ngo atazagira ikiganiro kigucika. Musangize n'abandi. Murakoze.